Oya uribuka iyo kera twajyaga dukunda dukenyeye twatashye ubukwe urabyibuka ndabyibuka kwisi weya ariko nanjye narabikundaga wumva iteka ryose bijya gukubwira umukenyero ndawukunda kariza ariko urabyibuka neza twataga ubukwe twabyo reka nkubwire akandi kantu hari ukuntu abamama mwihangane muzanyiterera amabuye umuntu ukabona aje gutaha ubukwe bw'umwana we muri dote mu guko yaje yambaye ikanzu ngewe ubwo ndabinenga ibyo ngibyo singiye kubabeshya no kuri tw'Imana ubundi rero mujye mukenyera igituma ubivuga buri cyeka wikundira umukenyero ngewe ndabizi ariko nanjye ndawukunda Reka mbasuze bakunzi ba Clara Noble TV tukaba tugiye kuganira ni benshi cyane mwakomeje kutubaza ubuzima bwa bamwe mu bakina filime siko bizahora uyu munsi rero turazana mama Clara ndetse n'impanga ye tugiye kubabaza ubuzima bwabo kandi ndazi ko muza kwishima mwe gusa mwibuke mukande subscribe kandi muzajye musangiza abandi icyabashimishije kuri Clara Noble TV muratangira mutwibwira abavyeyi jewe nitwa Kakuze Cecile muri filime yacu nkaba ari ngewe mama wa Clara nanjye murakoze kumpa ijambo nkaba nitwa Kanakuze Merisiana nkaba rero ndi impanga ya mama Clara reka tubahe ikaze rero kuri Clara Noble TV tugiye gutangira tubabaza ese izi mpanga ubundi ni bantu ki impamvu ari ngewe ubanje nuko ari ngewe gakuru ese yego Kanakuze rero ni ukuvuga ngo niwe gakuru yego tukaba turi impanga twese tukaba turi abamama tukaba twarashatse twarabyaye ndetse twaranashyingiye dufite n'abuzukuru uwo ni Kanakuze niwe mukuru yego umutoya ngewe rero nkaba ndi butoya ari ngewe Kakuze butoya nkaba ndi mama Clara Kanakuze Kakuze hajya Kakuze mungiye ko ari uwuhe ni ngewe butoya okay noneho Kanakuze ni ngewe bukuru ubu iteka mwambara ibintu bisa ukuntu mwashananishije muranaberewe mu buzima busanzwe umukenyero ni umwenda mwiza ubu dukunda umukenyero uyu arawukunda nanjye ndawukunda ubundi umukenyero usobanura ibintu byinshi muzarebe haba ari ibirori by'ibyago umukenyero ntuhabura haba ari ibirori by'ibyishimo umukenyero ntuhabura kandi twaravutse dusanga n'abamamara bakenyera ari umukenyero ahubwo ngo na kera nuko wenda bamwe abatura mutabibonye umukobwa iyo yajyaga gushyingirwa yagendaga akenyeye afite n'icyo twitaga amasunzu ariko amasunzu murayazi ni wa musatsi hari ukuntu ubu kasuki hano bakagira batya bagashyiramo agakata hano bagashyiramo agakata ayo rwose abakobwa bagendaga ngo bayakenyeye bayambaye bayateze mbega ngo nibeshya ikinyarwanda bateze noneho yaba yaramaze kugera iwe umugabo yamaze gushyingirwa mvuge ngo yaramaze kurungurwa bwacyaga wa musatsi bawukuraho niho byagaragaraga ko yabaye umugore uyu mukenyero rero waratsinze haraho rero watubajije utese mwambaraga ibisa uyu nguyu nageri nawe icyo abivugaho rwose mu buto bwacu ko twabyirutse mu buto bwacu rero uko twabyirutse ibyo uvuze ni ukuri twambaraga ibisa pe kuko twaraniganye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu twize hamwe umubyeyi wacu data utubyara yatwambikaga ibisa ku buryo nta n'uwatumenyaga uko mureba twambaye imikenyero ibitambaro ibiki byose bisa tuniga niko twambaraga bakabatandukanya kudutandukanya byari bigoye cyane
yenda uretse uko mwambaraga imico se yabaga ari imwe. Okay, burya umuntu ntawe umenya nk'uko twabanaga mu rugo iwacu, simvuga sinzi umuco we, ikiriho nuko twese twahoranaga igihe cyose turi kumwe, n'abantu bakatwitiranya kubera ko twajyaga kuvoma turi kumwe, twajyaga kwahirira inyana iwacu, bari bafite inka iwacu mu rugo rutoki runini. Yes, iwacu bari abatunzi, twajyaga kwahira ubwatsi bw'inyana, twajyaga kwahira ubwatsi bwo kwenga ibitoki, hose tukajyana. No guca ubwatsi bw'umusambi, twabohaga n'imisambi mukanoza kimwe se. twaranozaga ko twajyanaga n'abandi bakobwa babaga baturuse, kandi yaba ari abakobwa mujye mwibuka guca ubwatsi cyari cyo iyo twajyaga guca ubwatsi. Hariho batabizi. Nuya twanyuzagamo tukajya no guca n'imyeyo, twarajyanaga tukajyana n'abandi. Ibyo ntago natinya kutabivuga. Ubu se tuvuze tutari twarenga aho ngaho, ubu hari abakobwa bajya babasanga byibuze ngo mubigishe guca ubwatsi, muwe mwababwira ku byerekeye guca imyeyo. Igitangaje rero cy'ubu ngubu ni ukuri ntabwo bakibyitabira. N'ubu ugerageje kuba wakubaha ukagerageza ngo use nk'umujyanisha muri icyo kinyarwanda, arakuguruka ariko si bose, kuko ngo hari byo ngo babaha ntumbaze babashuka, izi pirate zaje ubu ngubu rwose ziratubabaza ngo z'imiti. Ngo z'imiti ngo kugira ngo bize, ngo kugira ngo abe umukobwa, Mana yaremye ijuru n'isi. Ubwo rero ibyo byose twarajyanaga. Abo rero ubu ngubu ubashije kuba yabwira ntabwo akwemerera, kandi impamvu ni nyinshi. Buriya twebwe muri kiriya gihe cyacu, iyo twabaga twagiye aho ngaho, nta bukozi bw'ibi bwabagaho mu gihe cyacu, kubera yuko iyo twabaga twagiye guca imyeyo, ubwo nyine urarumva imirimo tukayikorera rimwe, n'abandi baturuse baranatureberaga. Iyo rero wabaga waranjuwe, warakubaganye, abakuru barabibonaga. N'icyo nacyo kikaba inzitizi yatumaga abana b'abakobwa b'icyo gihe batanjwa. Mukura mwitonze, nta muntu wakoraganaga muri mwese. Nta n'ibyabagaho. Erega ari n'abasore babyirukaga icyo gihe, nabo baga bazi yuko biziririjwe, nta nubwo banabitekerezaga. Niyo wenda niba hari n'umwe wenda mu bantu 100, uwo nawe byabaga ari nk'uburumbo nk'ubundi bwose. Wenda mwunganiye, icyo gihe niyo bavugaga ngo umukobwa yatwaye inda, byabaga ari igisebo gikomeye cyane. Abantu barahururaga mukajya kureba uko umukobwa yatwaye inda, ukuntu asa, ariko akaba ari umwe ku gasozi, nabyo bikaba ari ibintu biteye isoni. Ntabwo byabagaho. Ese ubundi umukobwa yabaga yahuriye he n'umuhungu? Ubu abakobwa baragendanaga, abahungu bakagendana. Ndibuka tuniga rwose, niyo mwabaga ari n'abahungu mujyana kwiga, nta n'icyo no gutekereza cyangwa ukimutekereza. Mwarakinaga, tugakina umupira, no ku ishuri tugakina agakoni. Burya agakoni wenda abo mu kigero cyacu agakoni murabikibuka uburyo twagakinaga, nta kibazo cyabagaho rwose, twarataga tugataha nta kibazo. Ubwo reka duhite tuza rero, twari turimo tuvuga uburyo mwagiye mukora imirimo muri hamwe, noneho duhite tuza ku gihe cyo kuza kubatereta, nabwo mwari hamwe. Byaroroshye kugira ngo muhite mubonera ababateretera rimwe, cyangwa umwe yarateretswe uwundi aragenda? Byagenze gute icyo gihe? Wenda reka hari akandi gato nshaka kugira ngo nkubwire kugira ngo tugere kuri iyo ngingo. Wavuze ukuntu twasaga, hari ukuntu data yigeze kwibeshya. Ari data? Ari utubyara. Uyu ntabisobanura uko byagenze. Rwose ari umubyeyi wacu, kuko twarasaga, niko abantu batubwira ngo nyine ko twe tutabibona, ariko uyu nguyu nanyuzeho gakeya uko byangendekeye ikigihe nawe uko byamugendekeye. Nuko umusaza aribeshye. Umusaza aribeshye, kwa kundi umusaza aba afite umwana uba wagiye kuragira inka, undi yagiye kuvoma cyangwa se yamusize mu rugo. Rero umusaza yaje kwibagirwa ko gatoya uyu nguyu ari we wagiye kuragira inyana. Yari yagiye kuragira inyana,
agiye kuragira inyana iramucika. Inyana imucitse iragenda ijya kona. Igiye kona ibyo ari byose urumva yaje kuza kubimenya, inyana aragenda arayigarura, ariko nyiri imyaka aza kuza kumwiyama. Aje kumwiyama, umusaza wo kugira ngo arebe uwonesheje araza bari ngewe akubita amucisha w'ikinyafu. Ancisha w'ibinyafo utabyiteguye, utazi n'ibyo ari byo. Ati wari urimo gukora iki? Wari wagiye hehe? Ati ndabizi ko mukunda imisigati. Ati ubwo wenda wari wagiye guca imisigati mu masaka. Ese ni imisigati ni ngewe ayoberwa ibyo ari byo. Arongera kubita ikinyafu, mukusakuza mukurira. Ati ndabizi, ati uyu munsi mpaguha amata. Ati uramara iminsi 2-3 tutanywa amata, kuko twakundaga amata niyo yatureze. Yego. Ati ndamuhakanira, umubyeyi wacu yanga kubyemera. Ibyo ari byose abona ko ari ngewe. Ati ni wowe wonesheje, ni wowe inyana yacitse. None se gato yari yakwepye. None se wabuze ko wakojeje ikosa ukaza widegembya. Ibyo uvuze ni ukurogira ngo wari uhari. Ubwo namaze nahise mbimenya nyine mbona uko byagenze. Nkata nyine kwaje. Basi ndabu azitagura uyu nguyu. Maze ugarutse ari mu kuboroga rero arira. Aho nari nije urabizi ko abana bagiye inyuma y'inzu ahantu ukipfurika. Nuko numva ngo arimo aravuza induru arimo ararira. Nuko nkora uko bishoboka byose, nuko nsa nkaho mfurumbutse ariko ngo ariko nini mfurumbukayo aranyibika. Arankorera bibi. Uko ndabwika ngumayo. Kugeza sinzi umwana watambutse abarambonye ngira gutya ndamumama. Ngize ngo ndamumama, abona ko uyu ngo yari mukuru yazize ubusa, niwe wavuze ko ati dore nguriya gatoya nguriya aho ari yaba batata we. Ubwo nta kindi urabyumva ko uyu ngo ntabwo ari kunyitakana ngo yazize ubusa, kuko twari tubizi. Ubwo nyine ntitira urabyumva mvaye ntitira, ariko umusaza nawe ntabwo yagombaga kongera ngo anyabuka nkubite, yabaye nkaho ajomye. Ahubwo iyo gukubita kabiri. Oya yabuze ikintu akora. Yararebye ati ayiwe asanga uwo yahanye siwe ntabwo ari wakoze ikosa. Arero se none se ndagirana, none se ndamukubita nta kintu, ubwo ikintu yakoze yarase. Oya byaramushekeje. Uwakubiswe se we byagenze gute? Ubwo aho narindi nanjye nabanje gutitira ngira ubwoba, ntaranyubika kuko abamvuze. Ariko mbonye data asetse nanjye narasetse. Nuko nese uyu nguyu nawe mu byo mukurira agenda agabanya umurego. Icyo data yakoze yahise acomoka aragenda ajya mu kabari, ajya kwivuga ibibaye, atekerereza abo hasanze uko dutuye ahangaha akabari aho kari, ajyayo ahubwo ababwira ibimubayeho. Batura umugabo sha umuntu wabyaye isogonda imwe ukabyara babiri. Icyo gihe yaranyoye. Ndamuha icupa. Ubwo bwakeye agasozi kose kamenye ibyabaye. Twari twebwe abantu basetse batembagara. Hari data wacu rero twari dufite, we rero kugira ngo tuvuge nyakwigendana twa mugabo yarihoreraga we agaseta kugira ngo kabye kana kuki. Nuko yavugaga kana kakuze kanakuze ngo none nibitaba ari kakuze iraba ari kanakuze. Akaza niko kakuze kanaku ukwitaba. we nuko yagike umwe muri bo yaritabaga. Ubwo ngo wari we wese umva ko amazina yose yavuze yose. Ubwo byitwa ko mbese ko umuntu yibeshya, we navuga ngo kaku kakuze kanaku. Urumva ko wagombaga kwita byanga bikunda izina byawe ryari ririmo. Nuko data wacu we yari yaragikemuye ko nayo ngo twari twaramunaniye byaramuyobeye. Ubwo rero turi mu ishuri rero ariko reka nkunganire. Wibuke ko yatubwiye ngo kakuze kanakuze ariko ubundi ngo kamwe nzakotsa mu gahanga. Ngo kamwe noneho uwo nokeje mu gahanga nzajya menya arindi. Niba ari kakuze nokeje mu gahanga, ubwo nzajya mbona afite akotso mu gahanga mite menya ngo ni kakuze. Wa wundi udafite akotso mu gahanga aba ari kanakuze. Nuko we n'icyo gipara cye ntikivugiraga. Umubyeyi mama wanyu kubatandukanya byari byose. Umubyeyi w'umugore yabaga aratumenya. Nta mubyeyi w'umugore uyoberwa abana. Niyo warira
ahita amenya iryo jwi ari iryande. Umubyeyi w'umugore we arabamenya. None ubwo turi muri primaire nabwo umwarimu ntago yabivagamo. Reka da no kuvuga ngo ubwo umwe yamuterega ku ntebe y'imbere. Yego. Undi akamutereka ku ntebe y'inyuma. Yego. Noneho we muri serivo ye hakajyamo ko uw'imbere ari kakuze gusa. Inyuma akaba ari kanakuze. Yego. Ariko twaba dusohotse ntabwo yabivagamo. Oya no kuvuga ngo wewe Impanga cyangwa mushobora no kugurana ntamenye waguranye n'undi. Iyo nabisobanura uko byagenze. Byarabaye. Ibyo babigenje gute? Ibyo byarabaye no kuvuga ngo hari igihe kimwe no kuvuga ngo urazi kwa kundi abana yagiraga cyangwa umwana akagenda afite ibombo cyangwa se ufite avoka cyangwa se umuneke akakinjirana mu ishuri. Noneho wari wicaranye n'uwicaraga ku ntebe y'imbere ni n'uyu nguyu wicaraga ku ntebe y'imbere. Inde ubwo? Gatoya. Oya mu mazina. Kakuze. Kakuze. Mpamvu nyoberwa mama wanjye. Yego. Azana bombo. Kakuze yari yicaye imbere yicaraga imbere. Nuvuga ngo noneho babandi bicaranye urazi abana iyo biga abari akabombo ari kamwe. Umwe agakocagura ashunaho ahereza undi. Yari yicaye imbere ku ntebe niwe wicaraga imbere hariya. Noneho uwo bicaranaga nibyo koko yarazanye ubundi cya twabyitaga ipipi. Cyitwaga mu yari amapipi afite imihiro. Ariko kakaba ari karekare kareshya n'urutoki gutya. Akagenda aruma agahiro kamwe. Ngewe ubwanjye ninjye nagendagenda nicara kuri iyo ntebe aho ngaho. Umunyeshuri yitwaga Manuel kugira ngo baguye ku gapipi. Ngewe nicaraga imbere. None ubwo ndagenda njya kuyirya njya ahantu ku munyeshuri ku ntebe y'inyuma. Uyu nguyu abonye umwarimu aje abona ko mu mwanya wanjye nta muntu urimo. Kandi ko kera badutikaguraga baduhaga iminyafu ureka ibyo ubu ngubu mukamenya n'ubwenge. Umunyafu wa kera watumaga umwana none uyu nguyu icyo yashatse kunsova rero we arirukanka yicara muri wa mwanya wanjye imbere. Noneho nanjye ndanyira ndakata nguma mu mwanya we inyuma. Umwarimu ntago yigeze amenya ni ibiki. Ahubwo icyo abanyeshuri bakoze barahuma abanyeshuri bararabura mu kinyarwanda cy'ubu gukubagana umwarimu akabona ni ikindi cyahindutse. Ariko ubwo pe ndatuje ngo ndi mu mwanya wanjye uyu nawe nicaye muri wa mwanya w'uyu nguyu imbere hariya. Mwarimu araza aratangira atangiye kwigisha hariya abanyeshuri bakanga. Abanyeshuri kuko bari bamaze kubona igikorwa cyabo. Abanyeshuri umutekano muke kubera barahwihwisa barazikunda. Mwarimu akandika ku kibaho agakebuka agasanga abanyeshuri ni busy. Noneho mwarimu aza kuya atariko yumva barahwihwisa baraseka. Bati muceceke tuze kureba ko mwarimu aza kuza kumenya ko uriya ari kakuze cyangwa se kumenya ko ari kanakuze. Umwarimu ariko bimwanga mu ndarabimenya. Ati ni biki? Hari umuhungu umwe gusa kubera ibitwenge bamwe basetse batembagaye. Umwe nuko atera agatoki. Arahaguruka. Yasetse ngo byarageze birabananira. Nuko atera uwo nguwo urutoki. Amaze gutera urutoki rero ahita abwira ati rero mwarimu igituma byadushekeje yari umuhungu nawe utera urwenya cyane. Ati turagira ngo aba banyeshuri bacu kakuze n'akanakuze. Ako kanya ahita areba ati bagize bute? Ako kanya mwarimu kaku byagenze bite? Abandi ni ngewe arimo kubwira kanakuze kuko nicaye aho ngaho. None navuze ngo kaku ni ibiki byabaye byanyu? Abanyeshuri none ishuri ryose basi. Ubwo rero no kuvuga ngo nta kindi cyakurikiyeho abana bahita basobanurira mwarimu ibyabaye. Mwarimu nawe yafashije imbwa hasi ati ski kandi icyo gihe nabwo nubwo twambaraga icyo gihe cyacu buriya uniforme y'ubururu ni ya kera cyane. Cotton ni ya kera cyane. Cotton niyo twambaraga abakobwa baziconeshaga kimwe. Yego. Bagashyiraho umufuka hano tuzaga tubikamo idushe. Kera twakoreshaga amadushe tukabikamo idushi na kereyo yawe.
iwaba bashyizeho imishumi amakanzu yose bikaza bimeze kimwe. Icyo gihe nabwo mu ishuri byabaye igipara. Mwarimu igihe cya recreation kigeze, mwarimu bagiye hanze ahita abwira abarimu bagenzi ibyamubayeho mu ishuri. Nuko nabyo bitera igipara, mbese twahoranaga ibipara. None se mwari mufite umukono umwe mu kwandika? Imikono ntago n'ubundi ntago isa neza, ariko ubundi yenda gusa mu buzima busanzwe. Écriture jacu zenda kumera kimwe, iho gakeya. Ubwo rero none tuje rero mukoza guteretwa, yenda utwo n'udushya twagiye tuba muri mu ishuri. No mu bandi bana nta kibazo cyabaga. Abanyeshuri barageragerezaga, hari ubwo bibeshyaga gato, hari uwazaga kibeshya, ariko ubundi nuko bakagenda batumenya buhoro, ariko nabo ntago nabo babivagamo. Yego. Tugezeho mu gihe abakobwa bamaze kuba bangavu bagiye kurambagizwa. Abakobwa babaye inkumi. Mugego. Ko bibasekeje. Aho nyine urabyumva byari uburyoshye. Niko mvuze ntago byari bibishye. Kubera yuko abakobwa mu buzima busanzwe nta mukobwa ushyingirwa atabanje kurambagizwa. Twebwe rero mu gihe cyacu kwari ukuranga. Ariko ntibivuze ngo ntago bivuze ngo niyo waga nawe warirangiraga mukamenyana. Mwaramenyanaga, reka wenda mbanze kumenyana kwawe ujye n'umuhungu, ariko ukabibwira umubyeyi wawe. Ababyeyi bawe rero ntago babaga bazi uwo muhungu ni hehe. Bakoraga ibishoboka byose, ababyeyi bagashakisha wa muryango, bagashaka uwuzi nabo akajya kubaza muri uwo muryango. Urumva? Baba rero ari umuntu ukuzi yashatse kukuranga, urumva utese ko mwari babiri bari kuranga undi agasigara. Urebye twebwe bisa nkaho byaziye rimwe nkuko twaziye rimwe. Baje ababaranze babangira. Wabanje kugira inshuti ni gakuru niwe wabanjije. Ntago nanjye byateye kabiri. None utese uyu mugabo yazaga umufiyanse byagendaga bite? Yarazaga turumwakirira rimwe twese. Ntago yari kubivamo ngo wanjye n'uyu. Yego. Ntago yabatandukanye. Ntago byakundaga. Gusa ubwo yaraje, gusa usibye ko iyo we niwe waje bwa mbere, ubwo urumva ninjye wakoraga nk'akazi nk'imirimo wenda nkagira gutya, naho yakekaga. Ariko kuvuga ngo waje dukwisa amaso ngo wanjye n'uyu, ntago byavagamo. No muherekeza ntago byavagamo, ntago yari kubishobora. Urumva? Kuko nanone ko twiyambariraga ibisi, twarananganaga n'ibiro byari bimwe cyane. Urumva? Ntago yari kubivamo rero, ntago yigeze amenya ngo wanjye n'uyu. Nitwe wenda najishaga wenda nkamuhanga kanya kanzonyo ngasa nkugira gutya gato, ariko akagenda nabwo ari ugukekeranya ati wenda si we nabwiye nabwirwa ni wasanga ari ubundi. Kuko cyera mu gihe cyacu kwari ukwandika akabaruwa, nta telefone zabagaho. Uramwibwira kwari ukumwandikira ibaruwa, noneho yaza kumwandikira ibaruwa rero izajya kumugereraho sinzi ati burya cyagihe mwaranyobeye, mbese burya ubundi wowe yari uwushye yari gute, mbese wowe ubundi nuko yazajya kumusubiza. Ariko twasubizaga twese twarusomeye hamwe tukamusubiriza hamwe, nuko urupapuro rukongera rukagenda. Ase abasheri banyu buriya niyo ashaka umuringa byibuza akawambika ukuboko kumwe muri bo. Aho nyine ubwo byari bimucanze, nawe urabyumva ngo byari bigoye. Ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye kuko icyo gihe twebwe ntago ari nk'ibi ngibi wenda ngo turasanyuka ngo urahagurutse ugiye gusura umugabo, urahagurutse ugiye mu bagabo. Oya. Twebwe icyo gihe cyacu nta byabagaho. Noneho rero ubwo uwanjye nanjye aza gutaho, araza uyu ngo yari mu nzira zijya gushyingirwa. Ubwo nanjye ndamubonye uyu ngo yari ko atarashyingirwa, ubwo nanjye ariko nanjye baraje, uyu ngo yakiri mu rugo. Yego. Ubwo ariko nanjye uko byagiye namugenjereje, nanjye uwanjye ntabwo ari kubivamo. Yari kumbwirwa n'iki se? Yari kumbwirwa n'iki? Ubwo nanjye mbega twarabazaga tukabakira gutyo. Ariko mubaze ngo mwabakirizaga iki? Ntago kiriya gihe twebwe nta biryo byaribwaga, nukurya ubukwe bubisi. Iyo yasaga ntabwo agomba kurya. Kandi inaha ngaha ngo hari ahantu iyo utamwakirije isake ahita kubenga. Urumva ibyo barimo bavuga rero bitandukanye n'ibyacu. Yiwe ahubwo se
usibye no kuba usibye niyo wabitinyuka wenda ngo urabitetsemo yanabirya ahubwo twebwe icyo gihe cyacu kubera iki nawe yarabyangaga akavuga akibaza ngo ego hagira uzamubona ageze mu rugo araje arariye aranyoye kuzishyano ariko yarihanganaga gake uwo mutobe akawunywa ariko gakeya kumva rero ngo uramuzamane y'amata akibaza ukuntu ari bufate inkongoro akaminuza gutya ukabona nawe ko nawe agize bimuteye akantu kandi icyo gihe ababyeyi bacu bahitaga basirikare kubera iki ntawahingukaga erega yabaga yaje nk'inshuro imwe gusa kugira ngo n'ababyeyi bamubone ntabwo ari ukuvuga ngo byari buri gihe usibye n'ubwo mukaganira byarangiza wenda ubwo nkasubira inyuma nkajya kubwira ababyeyi bakaza bakamuramutsa akabaramutsa noneho rero bakisubirira hariya akicara gato bakavugana muri aho nuko murakoze kudusura ndati yego nawe kandi urebye reka da nawe ari gutya mu kanya gato umusaza kongera akigendera no mu gutaha nanone agahugu agiye kugenda tukaza nanone tugaherekeza umusaza akaza ntabwo yarengaga irembo yamusezereraga aho ngaho nose wowe nk'umukobwa ukaba wemerewe kumuherekeza ukamugeza kure natwe twaraherekezaga tukageza hirya aho hafi urabizi ukagaruka mu rugo ngira ngo nta n'imetero na zingahe wakoraga ukagarukira waramusohokanaga tukagera ku muharuro byitwa ku muharuro yamara kurenga umuharuro w'iwanyu arenze umuharuro w'iwanyu ugahita ugaruka nta bindi kandi iby'icyo gihe iyo wabaga warasabwe kuko urumva no gukwa byabaga bizabaho ntabwo ari bya bindi by'uyu munsi byaziraga bizira icyarimwe twebwe byagendaga icyiciro n'umwaka ugashira ndetse hakaba n'umwaka n'igice byageramo ni ukuvuga ngo n'iryo rimwe yahageraga nta bundi yahagaruka ni ukuvuga ngo ubwa mbere barazaga bagafata urugero wenda bafashe nk'irembo sibyo ubutaha igihe cyo gukwa kikazagera nanone kugera agace nk'amezi 3 ngahe igihe cya mariage kikagera urumva ko twebwe byabaga mu mwaka kuko kenshi amakwe yose yabaga mu mpeshyi yabaga mu mpeshyi wenda ubwo mu kwa mbere mu kwa kane mu mpeshyi mu kwezi kwa 7 kwa 8 nuko nguko byagenda tutarajya ku bindi reka tugaruke nanone kuri uwo muco w'uburyo mwarambagizwaga kera tugereranye n'umuco w'ubu ngubu ese kuba umukwe atarashoboraga kurya mubona yenda ubu ngubu baza aho gutamugaburira bikaba ari ikibazo mwabivugaho iki mbese tugereranye ko kurambagizwa kwanyu kwa kera ni kubu ko mubibona rero ni ibintu bitandukanye biratandukanye kure cyane yego muratubwira ibyiza mubona bya kera ariko muratubwira n'ibyungu ushobora kuba ari byiza njye mbona ni ukuvuga ngo igihe ni cyacyo yego igihe iyo kigeze ibigezweho nibyo babona ngo ni ahaha ab'iki gihe kuko barimo kubivukiramo basanga ari byiza cyane natwe dusanga biriya byacu ni naho icyubahiro cyabaga habaga urukundo kiriya gihe cyacu ari uwo musore yabaga yubashye kwa sebukwe cyane kandi nawe bikaba uko nguko noneho rero ndetse akaba n'igihe agira n'amatsiko yo kuvuga ati nka sebukwe yamubona agahita anyerera hariya ntamwegererwa amusubize bahurira mu nzira na nyarabukwe akamukweba bahurira mu nzira na sebukwe akamukweba ndetse nawe mukobwa bikaba uko nguko aba ariho cyagiye bizanyura muri ya porosedire ndende bazajya gusura umukwe bazajya kureba ibiki atamuzi n'isura afite amatsiko yo kuzamureba bigatuma rero icyo gihe cya cyubahiro gihora aho ngaho ukanatinya no kugira ikintu cy'ubukwe ko reka atagira umukwe wajye tutaza ndetse wakumva n'umukobwa watuye muri ako gace wowe ubwawe batari banagusura ugatinya kuhajya wanahagera ukagenda wibombatiye uti hatagira akantu gato yakankomokaho bikagera kwa mukwe wajye bikazagera abamwana urumva ibyo ngibyo uwo muco niko wakoraga none kuri uyu munsi
abatureba ntabwo ari ukuvuga ngo nabatunga agatoki ndavuga ibiriho uyu munsi urabona abana ubwabo nk'uko Butoya yabivuze ababyeyi nibo bagiraga bate babiganiraga none uyu munsi umukobwa n'umuhungu niyo bajyamo bakabivuga bagapanga we mubyeyi ntacyo uzi haba ku mubyeyi w'abahungu haba ku mubyeyi w'umukobwa ntacyo uzi abana bamara kubigira gutya ibintu bakaza bakabibatura hejuru mbese kurambagiza nibo bwabo babyikoreramo ikindi cya kabiri uyu munsi niba ageze aho ngaho wa mugani ni iby'iki gihe baramugaburira ntatinya kurya ntacyo bimubwiye urumva rero nanone mu gihe aje akaba aratinyutse arariye ukabona na nyirabukwe nawe araje arariye na sebukwe nawe araje barariye kandi ntabwo aragira gute ntaratwara wa mukobwa wabo aho rero niho usanga ntawitinya undi ntawishisha undi naho ubwo kandi uyu mukobwa wanjye n'uyu muhungu w'uyu tuvuge ubwo baje bahuye bagiye kukwereka bamaranye wenda n'amezi 2 n'atatu ayo mezi 3 rero cyangwa ngo bamenyaniye kuri telefone cyangwa ngo bamenyaniye ku nkoranyambaga nibyo byibingiye uswe ngo nizingo zitakimara iminsi 2 hakaba nubwo umukobwa akurikiye umuhungu imitungo ubye umuhungu amukurikiye imitungo ubwo rero urumva ko agambiriye iyo mitungo araza mugabo bakajya imbere y'amategeko ati dusezerane dusezerane akaboko barakamanitse barasezeranye baza bamara agahe gato ukabona nibwo cyagiye bibyara bya bindi ngo pafu byumvikana ko wa wundi yishakiraga iki ya mitungo niyo mpamvu rero ubona tuvuga duti inshako z'iki gihe akenshi bisigaye biba ku mpamvu nk'izo ngizo ubye hari n'ukuntu ababyeyi twebwe ntabwo mbanzi iwabo w'uwo muhungu ubye ntabwo mbanzi iwabo w'uwo mukobwa none nkazajya kujya kuhamenya kumbe nkaho nakabamenye umukobwa wanjye deja yamaze gutwita none iyo yamaze gutwita nibwo ujya kubona ukabona bakoze ibyangushye kandi niba nabikubwiye n'inda wenda ikiri ntoya kuko wabimenye mu mezi 2 wenda mu gihe mukisuganya mukigira gutya ngo turagiye kubyara bakaba bafubanganyije ubukwe ubwo uwo musore utambeshye azagenda yishimye azaba anezerewe ntabwo bikunda niyo mpamvu rero ibya kera bitandukanye n'iby'ubu gusa urubyiruko mwihangane bana bacu turavuga uko tubibona kuko murashukana umukobwa akaza akagushuka asize abana iwabo nawe musore ukamushuka ufite undi mugore epfiriya mu ntara ari byo bindi bimara amezi 2 ubukwe bukaba bwabaye wajya kumva ari byo bindi bisigaye ubona umugore baba batangiye kujya kumanika kuko n'umugore yahageze bari imbere hehe hari aya mategeko nibyo ngibyo niyo mpamvu mwebwe ngufatanye n'umuhungu ndamukundana mukarara ku ijoro muri chat mitoma ari umukobwa akayimutera ari umuhungu akayimutera mukagira vuba kugira ngo musibanganye bya bindi nibyo ngibyo rero hanyuma rero ubwo wari tugereye uti uko twashatse rero Gakuru niwe washyingiwe mbere ubwo rero ugiye kumbaza uti none se ubonye agiye wowe nta byakugendekeye ubundi bakunda kuvuga ngo icyo umwe akoze n'undi niko bigenda ubwo byakugendekeye gute ubonye agiye uya kubera ko nanjye nari mfite uwanjye nta kibazo nigeze ngira wenda hari tuvugisha ukuri wenda iyo nari kuba ntawe asize mufite wenda niho nari kugira akantu tuvugisha ukuri nari kumva mbabaye ariko rero kuko twapangaga ukuri twarabupanze nge nawe twahoraga tugendana tujya gushaka utuntu tugendana ubwo ngubwo agera igihe cyo gushyingirwa muherekeza nemye rwose ku neza nanjye mfite akajyambo mfite akanyamuneza nanjye igihe gitaha zaba ari ngewe niko byagenze ntibyatinze natwe tuba turashatse nanjye mbese turashaka twese hanyuma rero agashya kajemo iyo tubabwiye nibyo nanjye kubaza nanjye wango hari ibintu nakomeje kwitegereza ahanga inyuma ya kamera hari ukuntu uko umwe yifashe undi hari kumara akanya nako ariko yifata
undi yakwifata nk'ugiye guhazwa undi utyo undi yagira gutya nzibyo maze kubona ko nabwo nagashya kandi ni ibintu mutari gutekerezaho yenda abareba Clara Noble TV muraza kugenda namwe mumfasha kubireba ndashaka ko mu bitekerezo mukambwira udushya tw'impanga mwagiye muhuza nk'impanga ko naka konyine kanyeretse ko ari utuntu twinshi guhera muto ushobora kuba mwarahuje noneho rero ubwo tukaba twari abantu njye nawe tukiri abakobwa ugiye uzi ko abakobwa bari cyane twageraga igihe tukiganirira tugaseka twangaga abasilamu njye n'ubu tukiganira mwasengeraga he mu bakirisitu twari abakirisitu nkanga abasilamu nawe akanga abasilamu ubwo ntabwo tuvuga icyo twabangiraga ibyo n'amabanga noneho tugiye gushaka rero tugiye kugira gutya uyabara abaragiye bagiye mu basilamu tujya batana ntindagirane ntinikwe ubu koko ugiye kujya mu basilamu nakwanze twavugaga abaswahili tujye tuvugisha ukuri nta kundi byagenda ubwo niko Imana yagize ariko sha ntingewe ntisinshobora nyamara ngiye kubona mbona nanjye wa undi wanjye nanjye aje ari umusilamu none se uwo umusilamu wo kwa Gakuru niwe wakurangiye byarikoze byarikoze ni ibintu byikoze ni ngiye ubwo murumva ko twese tugiye mu basilamu turagiye yako nagashya kambere tugeze twarabangaga ariko dushiduka twese ariyo tugiye ubu dutunzwe n'abasilamu akandi gashya rero ubwo muri uko gusabwa kwacu twarakowe twese ari njye narakowe inka ari we yarakowe inka murazi rwose icyo gihe rwose byari byiza inka nziza cyane inka zacu zigiye kubyara iyo ngewe bankoye yabyaraga inyana gusa ibyara inyana gusa noneho iyo uyu nguyu ibyara ibimasa gusa iva ku isi itarabyara inyana nanjye yanjye yarenze iva ku isi itarabyara ikimasa yibyarira inyana gusa akandi gashya kaje kuba nakaherera ngira ngo maze kubabwira ko inka yanjye nakowe yamye yibyarira inyana gusa maze gushaka nabyaye abakobwa gusa bangahe nabyaye abakobwa 5 mbyara umuhungu umwe nanjye rero maze gushaka ntago nabwiye ko inka yanjye yabyaye ibimasa gusa nibyarira abahungu ndagenda mbagira 5 ngira n'umukobwa umwe ni nawe muherereza ubu mfite ibyo ababyeyi data akabikurikirana umunsi ku munsi yajya kumva ko nabyaye umuhungu inka yanjye yajya kubyara ikabyara ikimasa nanjye yajya kumva ngo nabyaye umukobwa inka yanjye yajya kubyara ikabyara inyana urumva ibyo ngibyo nagashya abakobwa 5 umuhungu umwe abahungu 5 umukobwa umwe nuko bimeze n'uyu munsi nibo dufite urumva ngo mfite bucura umwe w'umukobwa nanjye mfite umuhungu wanjye umwe kandi nawe namubyaye nyuma y'abakobwa uko nagashya none ubwo rero mu kubaka izo ngo muri aho ngaho iwacu mu kisilamu ubu tukibamo rwose twaragikunze kandi nababwiye ko twabyangaga ubu turabikunda rwose idini yacu turayikunda noneho rero utese murabyara impanga hari ubwo byarabaye ariko ukuntu twabyaye iyo nabisobanure Gakuru ukuntu rero twabyaye impanga ngewe ubwanjye narabyutse mu gitondo ndazamuka njya sehashika ariko ubundi twari dutwite twese ariko bimwe bandika ku gafishi cyangwa bimwe umuntu aba yarabaze ibyo ari byo byose ndumva twarabaraga ko hariho ibyumweru 2 umwe azasiga undi twabaraga ibyumweru 2 kumwe umuntu abaririnda nkamubwira ntinasamye iki gihe niki nawe akambwira ko yasamye iki gihe niki tukabara ngasanga umwe muri twe ntitubyibuka neza ararusha undi ibyumweru 2 duti nta kibazo noneho ngewe igihe rero cyo kubyara ninjye wabanje kujya kuri CHK ngiye gatoya
ndazamuka njyayo njya kuri wagiye ku gise ngiye kubyara ngezeyo hari nimugoroba mba ndi muri sale d'attente nyine hari aho ababyeyi baba bategereje kugira ngo bajye kwinjira kubyara mu rwererero umudamu wari wamperekeje agiye ko nabona uyu nawe ateyemo nawe ari ku gisese cyaje kureba none ati yewe ati uzi ko impanga yawe ihageze yego nese iraje ati ubwo ati nguriye aho ari ubwo ndagenda uyu yahise araza aransanga ntese bimize gute ambwira uko yabyumvise nanjye mubwira uko byamereye nti rero ndarebye ndavuga ngo ese ntaza kuruhanya nkaza mu gicuku nibugeze mu gitondo ntabyaye nditahira ayo magambo namubwiye nawe niko yanshubije ati yewe ati noneho nanjye ndarebye ngo naho kugira ngo nze kuza igicuku nimbona bitinze nkageza mu gitondo ntabyaye ati ndataha n'ayo magambo twavuganye ati none se wavuye ko warebye bakusuzumye ntinavuye mu isuzumiro ntinavuye icyo ngaho genda ngayo magambo twavuganye ubwo rero tumaze kuvugana ayo magambo nagiye kumva numva ku kanya igisa kitipa yewe kwa kundi nyine yego aba babyeyi babyara barabizi uko bigenda ako kanya ngiye ubwanjye nahise ninjira hariya muri sale d'accouchement hariya aho babyarira ndagenda nk'uko bisanzwe ntabwo natinze rwose nahise nurira rwose biratungana ibikorwa byose ari wowe waruje nyuma aba ari wowe uhita ubyara mbere gakuru njye waje nyuma n'ubundi naje kumusanga arimo urumva ubwo ari w'abandi mu nshamake ari mu kiraka ariko nabyita ari mu kazi ari mu murimo we wamuzanye noneho nanjye rero numva merewe nabi negereye umuryango kuko bibujijwe kugira ngo winjiremo umuganga atakubwiye ngo ngwino ubwo mba mponze umuryango ndawuhonda we umuganga yarabaye nk'ukingura agira ngo amaze kubyaza yaratarabya nari hejuru hariya ku gitanda hejuru none ubwo uko mponze urwo rugi wasohoka ariko nkaza nkwibyarira muganga agize ngo arakingura abona umugore utwite none se ko ndi mu kumubyaza ahagaze atari agize ngo yamvugishije araceceka asubira inyuma aragarutse none abona uwafite imbere ye abona niwe umaze gukomaga ati ni amagini umuganga agira ubwoba ndongera ariko uyu munyazi ko numva ndembye numva merewe nabi papa umuganga arongera araza arakingura urumva ko yaje ati none agikinga asanga ndahahagaze nanone ubwo umuganga ni ukuvuga ko yaje kuko yaje niwe waje kubidusobanurira nyuma aravuga ati uko byagenda kose natewe amagini ibi bintu ntibisanzwe umugore ndi mu kumubyaza kandi ahagaze ku muryango ibise bishoboka bite ati ntabwo byumvikana ubwo umuganga abyaza uyu nguyu atitira ngo akibaza ariko se oya mureke oya none se nimureka kandi mbona igikorwa kigeze kure ndabigira nti umuganga abyaza uyu nguyu nta mahoro afite ubwo yari ari mu kuvuga amashapure nimba yarayavugaga cyane gusenga atakamba reka mwunganire akandi kantu ni ukuvuga ngo ni cyatumye agira ubwoba cyane kuko kundi igise cyiza kigakubita ukamera umusaka uyu nguyu yaje kugeraho kubera kwa gukomanga aza arongera asubira muri sale hahandi hari gutegereza wa muganga wari undiho ajya kurunguruka agiye kurunguruka asanga wa wundi ntawe uhari yahise yumva yuko kamubayeho ibi bintu ntabwo ndimo kubyumva yahise yumva ko kamubayeho noneho ubwo nanjye urumva mu kanya gatoya umwana yahise avuka ariko umuganga nanjye ubwanjye naje kubikurikira nkurikiye isura ye hari igihe isura ye yari yahindutse yari umudamu noneho kuko yamye wa mugani nk'uko yabikubwiye akomanga agira gute mu nzu wa muntu aramubona ku muryango aramubona ariko we wabyumva uti aza kuza kugenda uyu yari yasubiyeyo agiye kumureba aramubura basi ibyo ari byose ngewe narabyaye maze kubyara ubwo urumva murabizi ababyeyi
abatureba murabizi b'ababyeyi iyo umaze kubyara uhita isura yawe igaruka noneho wowe ukabura tuje ukaba umeze neza umwuka rwose ubaye mu uriya muganga nta kintu ngewe yigeze ambaza ngewe twari turi kumwe nta n'iki yigeze amvugisha wenda ngo ambaze ati ibi ni iki gusa yari yahungabanye muri we kuko ntabwo yumva ibintu yari arimo abona ahita ajya kubyaza undi se ako kanya rero icyakurikiyeho ni iki rero amagambo yamubwiye byaje kugeraho noneho nanjye kuko nza kuza kubwira ni muganga kuko muganga ntabwo yigeze ambwira ibyamubaye uyu yari yamaze kubona ko muganga afite ukundi kuntu yavuye muri mudu y'ubuganga y'ubumuntu yari yabaye undi wundi yagize ubwoba noneho ngira gutyo ndagenda noneho kwa kundi ya minota ukomeza ukaryama hariya bategereje bareba ukomera kugira gute ajyanye akana hariya ajya amaze kugatunganya akana kanjye agiye kukaryamisha hariya arimo kugatunganya ariko muganga maze rero ntigutume ati ntigenda ujye hariya muri salle d'attente urebe imbere y'urugi uzugaruka umbwire muganga ahari urumva ko yari atarumva ko ari umuntu avugana nawe yumvaga ko ari amahano wenda akavuga bivuga yumvaga ari amagini yamuteye yumvaga ari nk'amagini ati uyu muvuna muheto agiye kumpamba agiye kunkorera ibiki ubwo rero ikintu akoze ni iki umuganga basi amaze gutunganya akana kanjye ariko nta guseka ntaki muganga icyo yakoze ni iki nibyo kuko muganga yahise agira gutya aragenda arakingura ariko nabonaga adatekanye harungurutse aragenda asanga uyu nguyu arahari muganga ntabwo yahagazeyo nta nubwo yanamuvugishije yahise agaruka yirukanka arasarongera aranyitegereza igihe akinyitegereza uyu abaraje nanone papa abarakomanze amaze gukomanga noneho uyu rero niho yamutabaye muganga mpita mutabara ako kanya niho yamusobanuriye ni muganga ati ubwo se ubonye impanga yanjye umva muganga byaramugoye ni ukuvuga ngo ako kanya yahise ahamagara abandi baganga uyu nguyu ako kanya ahita abaramwinjiza ako kanya byihuse abandi babaraje murabona kuri ka gatanda nahamanutse neza muri firingi bankuraho neza muri firingi abaganga bari nta nubwo abaganga bire bashamagara bataravayeri ubwo nibo badutunganyirije ubwo nanjye banyuriza ubitubyara uyu nguyu yurijwe n'abaganga nibo bitunganyirije hariya abandi baganga ntabwo bigeze bampa bataravayeri baranjyana bahita banjyana aho njya kuryama n'uruhinja rwanjye icyo gihe rero twebwe tubyara ababyeyi baryamaga ku gatanda ari babiri umubyeyi umwe yamaraga kubyara ukaza ukaryama gutya n'agahinja kawe undi mubyeyi nawe akaza kuza ku gatanda nawe akaryama areba haruguru ngewe rero agatanda namaze kuhagera ubwo umuganga ahise atanga itegeko iki gitanda ntihagire undi mubyeyi wundi ukiryamaho hari undi mubyeyi wundi ugitegereje kuza kukiryamaho ubwo nta kindi cyakozwe ako kanya uyu rero we yabyaye ari muri firingi mu bihe abaganga bose barayijoro barahamagaraye ibitaro byose nako ni ibitaro byose ubwo rero n'abarwaza n'abarwayi n'abayuki byose uyu nguyu amaze kubyara mutoya amaze kubyara bahise bamuzana bamuryamisha iruhande rwanjye mbese icyo gihe cyo kubyara ibitaro byose habaye igipara amakuru amateka gusa ubwo icyo gihe nuko byari bitaraba ngo nk'uko ubona abanyamakuru baza bagafata inkuru ni 95 jenoside yari ivuyemo ntabwo rero abanyamakuru bari bakaba benshi ngo baze ngo nk'ubwo dukore ku rusinga baze kwifatira ibiganiro nayo gute nzana kamera nirika ubu ni ukuvuga ngo Clara nobure ubu ngubu ibi iri kubicisha ati impanga zabice ariko umuganga hasize mbese umutima wari kumupima atazi ubwo rero bana dusoze ako kantu ubwo twarayeho mu gitondo umugabo w'uyu niwe wahageze mbere y'uwanjye wowe yari safari yahageze imbere y'uwanjye yari safari ntabwo yari ahari uyu rero niwe wahageze kare ahageze dore ukuntu yavuze yampaye nka data ntabwo yamenye umugore we ni uwuyu natwe turaceceka
ayoberwa umugore Ntabwo- w'ubuhe urumva ari kumumenya ate? ayoberwa ari inde Ntabwo ari twese wagira ngo twari twatumanyeho duhita duceceka ntago twavuze ntawavuze twaracecetse ntawasetse mwe mwambaye bimwe se oya Oya. ntabwo twari twambaye bimwe urumva ntabwo gusa ibyo- ikiriho ntabwo ibyo yari kubyitiranya ngo amenye ngo imyenda ngo ni iyi ngo ati ni iyande. we bisaba ko yaraje areba gusa bimwe arunguruka rura uruhinja arongera arunguruka areba na ruriya ariko ntabwo yigeze amenya ngo uruhinja rwe ni urunguru cyangwa se ngo amenye ngo uruyu ngo n'uruyu ageze hirya umubodamu bariya baba baduherekeje kuko bari babibonye ko yacanganyukiwe batese umugore wawe yabyaye iki ndabizi batese ntego ntumubajije ibyo yabita ndabizi se ndari kubibwirwa n'iki ndabizi ko bose mbona basa ubwo simbizi ubwo araza dukubita mu modoka ndi n'uyu ntabwo yari azi ngo ntahanyende ntahanyende cyangwa ngo uwanjye ngo n'uyu wicaye hari awiwiwi ubwo gusa bukuru niwe wari utuye hajya haruguru gato hariya kuri 40 ubwo gusa kuko yari azi aho atuye yapfuye gukatisha imodoka gusa ariko ntabwo yari azi ngo uri buvemo n'uyu oya uzi ko twarinze tunagera mu rugo ataramenya ngo umugore we gusa wabonaga yacanganyukiwe kuko ntiyigeze n'uwo yabyaye n'icyo ari cyo yabimenye ageze iwe mu rugo abonye uwo atahanye yabanje kujyana uwuvamo kugira ngo amenye uwo asigarana ntabwo yari kubimenya urabona oya hari kandi nshaka gusetsa aho ngaho kuko niho namenye ko niho twamenyaga ko dusa uyu nguyu amaze gushaka gato mwihangane nsubira inyuma gato ntarashaka nagiye i Muhanga ubwo twahitaga Gitarama uyu nguyu kandi ari kumwe n'umugabo we noneho imodoka ngiye gutega Onatarakomu ngo nurire mu modoka haturuka inyuma umuntu wari inshuti y'umugabo wa bukuru aza yirukanka yambonye ashaka kuza ngo kuntwara ubwo mba namaze kwinjira muri bisi araza ubwo ageze i Kigali ajya ku mugabo w'uyu nguyu kuko bari hariya mu mujyi hariya muri mwari mutuye muri quartier commercial niho bari batuye niho bacuruza hari iruhande rw'iposita niho bacuruza niho twari nesi posita ubu barayizi wo gacwa we ni mu gihe cyacu ariko niko bajya banahita bajya bahita ku iposita noneho rero ubwo araza ati atebana ati rwose ati umbabarire umugore wawe munyuzeho kandi uyu nguyu ndi mu nzu arahari ndatese umunyuzeho hehe ati munyuzeho rwose Gitarama hariya ati bigenze gutya atari ko aba yinjira muri bisi ngerageza no kusifura ukuntu ngo ndebe ko yaza ngo mutware ye kwirwa yishyura biranga umugabo yarasetse uyu nguyu araseka ati icara nkwakira uzintekerereze ati uwo mugore yagiye ko yagiye aho ntamwohereje ati yagiye koko ariko yahise abyumva yahise ko yari ari mu nzu yuko yari ahari ubwo ntacya icyabayeho naho umugabo ati reka nze umugabo yarasetse uyu ngo araseka nuko araza nuko asa nk'urembuza uyu nguyu ati amubwiye ati ngwino nuko araza ati umugabo yagize ubwatayo ati none se ndajajwe ibyo rese none se yagurutse se ariko niwe nabonye umva niwe nabonye nukuri ko Imana niwe nabonye sinzi ubwo se bisi yantanze ko nayitanze ko nayiciye ko yaje ihagarara ko nayiciriyeho nayiciyeho ubwo niyo mpamvu rero nanjye mvuga nti niho twamenye ko kuko Impanga kenshi turasa arindi yabageza mu rugo nawe atari yanabamenye hari igihe kuko Impanga zirasa mu buzima busanzwe ubundi kandi ngo iyo Impanga zisa buriya baba bari mu ngobyi imwe refreshimo none iyo rero bona badasa no kuvuga ngo umwe aba ari mu ngobyi ye n'undi aba ari mu ngobyi ye ubundi kandi abadukurikiye n'ukuri ugize amahirwe ukabona wibyariye Impanga usibye ko nubwo iki gihe tusigaye tuvuga ngo biragoye umwana aravuka akavukana n'iki amahirwe ye gusa wirinda wenda kuvuga ngo reka mbyare 3 4 5 6 ariko ugenda ukwifuriza wibyariye abana babiri ubarerera rimwe kuko nubundi ni yari umwe ntubura gushaka iteremusi y'amazi ashyushye ntubura gushaka ifu y'igikoma ntubura ubishakira rimwe rero no kuvuga ngo ubwo
niba uriya ari niba wakaguze ngo inusu ugura ikiro iyo bamaze gukura baragushimisha. ubwo udushya two ndumva twari twinshi nta kandi mwaba musigaranye akandi twaba dusigaranye. Okay, ariko umuhungu wanjye nawe yabyaye impanga disi ntago nari nkababwiye. Imfura yanjye imfura ye yabyaye impanga abahungwa revre jimo nkamwe sibyo ko batabayeho ntibabayeho baje gutabaruka nyuma y'amezi 2-3 gutyo nayo ngaye bagendera rimwe nabo. Oya umwe yagiye igihe cy'undi gihe ariko nawe yarazibyaye impanga. Ubundi akandi gashya nuko murabona ntabwo twagenda tuzavuze ku mukino wa sinema. Ni umukino mwiza dukunda cyane turawukunda sinema. Ubu hagezweho Clara Noble rwose ndabasabye mugende mujyeho murebe nukuri murebe ibintu hari mu kunkorera uyu nguyu ibintu hari ndabasabye mugende mu ndebere. Umukobwa wanjye witwa Clara yaracanganyuke yarashobewe nanjye narayobewe umuvandimwe wanjye ubwo mwandike mumbwire. Ubundi kandi hari ukuntu bajya bavuga ko dukina bakitiranya Marigarita niba ari uyu ubu namwe ndabatumye mudushakira uwitwa Marigarita muzavuge muri twebwe uryo zina uwaribanjije murebe ni jewe cyangwa n'uyu ni jewe mudushakire Marigarita hanyuma asigaye mukurikire Clara Noble rwose mumbwire ibiriho mutubwire uko muyibona musangize na bagenzi banyu. Nukuri tugiye kubakorera agashya tukaba twiteguye kubashimisha. Musigaye bavuga ngo no gutwika ubu tugiye gutwika. Munyibukije igihe twari turimo dufata amashusho hano haruguru noneho mwarimo muganira igihe yakubwiraga iby'uko umukobwa we nta kigenda ahita umudamu yenda bazanamubona yari yanze kuva mu mashusho umwe muri aba twariganye ariko se n'uyu cyangwa n'uriya cyangwa se n'uriya cyangwa n'uriya twavuga tuti turi gushutinga ngo hoye gwetse maze ndebe wari we umudamu yaradusekeje. Nibyo ari ukuri oya uyu abantu bavuga inkuru ariko inkuru ziza ukavuga uti hari inkuru ntavuze kandi ntavuze. Ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yarihoreye noneho yari ahantu ku kazi uyu nguyu aza aza kuhatambuka ati dore umugore wanjye mumba burega to gusubira inyuma n'ubundi nkuru iryohiye umuntu anasubiyemo. Noneho abonye umugabo atese oya ntabwo ari we kandi ntiyamenye ko imyenda yari yambaye iyo atayinziho ariko ntabwo yigeze atekereza imyenda ahubwo we ngo abanza gucungugurika ndeba ahantu ajya atansabye uruhushya ariko ageze aho atoya ariko nzeke kumuhagarika ariko ngo agiye kumuhagarika niho yabonye ko uriya mwenda jewe ntawe ufite. Nicyo cyahise kimubwira ngo ntabwo ngo njyewe none icyo yakoze rero yahise ngo amugurira fanta ngo agira ngo yitegereze uko avuga uko agira ngo arebe kuko hari akantu gatuma atamenya amwige yingwa amwige. Ariko nzi ko yageze mu rwambwira ko nta kintu ngo yigeze abona ntabwo yigeze abona ngo avuga ngo aha ntaho musa atumva mwene nyokuri ya rwose nabonye musa genda nakunga ko nene wagiye kubabwira munyihangane nta kundi inkuru n'ubundi iryoha isubiwemo. Ndagira ngo matangarize ko bw'icyo gihe angurira iyo fanta yaransekeraga njyewe nkabona ko hari ibya muramu wanjye nyine ntabwo yigeze ambwira ariko neka ko arimo kuneka fanta arayigura aransekera ambwira amakuru urumva naho ubwo ngiye nkagira ngo inkuru arimo kumbwira duseka sinigeze menya ko arimo kumeza ngo kunyitegereza ariko ubwo byose nabibwiwe n'uyu mugore we ati ngo yakwitegerezaga agira ngo ashakishe akantu kazajya kadutandukanye. Ngewe rero nkagira ngo ni urukundo muramu wanjye turahuye amgurira agafanta yaranategereje rwose aranambwira ngo angurire iyindi ndavuga ntireka ntindahaza kandi ntimugire ngo ibyo bintu byabaye reka ntabwo ari cyo ariko buriya ntibyabaye ni nyuma ya jenoside ni nyuma ni nko muri
bibiri na gatandatu ni bene gutyo ntabwo ari kera ejo bundi ni muri 2006 nibyo ntabwo ari kera ni 2006 hari kandi umujya mwibaza abantu bajya bakunda kwibaza batese abana banyu barabamenya yego ako kantu uhereye kuri Clara yarabayobewe ariko none na Clara nimba ruko yenda umugabo yamucanganyikishije tugeze mu bukwe mu rugo tuvuye mu bukwe tugeze mu rugo umwana aratuyoberwa neza iwanjye utirabwirwa n'iki ko yatubayeho nuko yaraje umwana araturamutsa aho kugira ngo ambwire abashyitsi baje aho ngaho ahita abwira butoya aramuramutsa aratangira ma dore Clara yaje aha dore baje noneho uyu butoya ati umwana nanjye turatangira turaseka uwawe umwana wanjye yarakiri mutoya ariko hajyaga gafite buri imyaka ingahe ariko buri ari yari nk'itandatu ariko rwose twari twambaye bien iyi mikenyero ibitambaro ko twari twakoze n'agashya n'amashakoshi yarameze kimwe kuko ndibuka ko twagiye no gutanga kado ubyibuke ya kado tujya kuyitanga abantu bose bahagurukiye icyarimwe bari ukuntu tugiye gutanga kado byabaye byiza cyane byabaye byiza no muri ubwo bukwe bwabo ndibuka ko amafoto yacu niyo yari arimo menshi cyane menshi aho twanyuraga aho twicaye aho turi nuko tugeze mu rugo wene bw'icyo bintu bitubayeho gutyo umwana aramutsa butoya uyu nguyu amubwira abashyitsi baje aho ngaho amutekereza kararindagira nuko ariko turagira tugahisha ko wari kubwira atari we kugira ngo anezerwe twanga kumubabaza turabyakira basi nuko nguko byagenze naho ubundi rero batureba bazatureba ndagira ngo batangarize ko Impanga ni nziza cyane ni ukuri kw'Imana ariko noneho burya cyane cyane iyo zivutse zikaza zisa ari vrai jumelle biba ari ibintu byiza cyane none se nk'ubu ngubu ko tujya tugenda no mu modoka nshobora kwicarira hano mu modoka nkaceceka nkakatisha itike sibyo wari uzi yuko ngena nkanigendera atanabizi uriya aturutse kuri ngo nafashe umwanya mpita nyimuhereza akagenda akaza kwicara ahandi kandi atari wowe wigeze ayikatisha abadukurikiye mwese turabashimye turabakunda tuzahora tubakunda mukomeze mukurikire Clara Noble TV turabahishiye ni byinshi kandi turabinginze subscribe turabinginze cyane mukurikire Noble TV Clara Noble TV turabakunda Imana ibaha umugisha turabategereje muzajya mutureba mwandike mutubwire natwe twiteguye kubasubiza mufore nuwuhe Margarita Imana ibaha umugisha turabakunda cyane mwe abakomeje gukurikira iki kiganiro Clara Noble TV Hotenat tubabwira ngo n'ubundi nakaza tubashimiye kandi nabo ko bemeye kuza Uwiteka akomeze aduhane umugisha hasta la vista. Amina.